moto nyine ni ukuvuga ngo uyu mushoferi wari utwaye ino modoka yindi, ni ukuvuga ngo aba bantu bari bahagaze muri zebura korosingi bategereje ko umunyamaguru wambuka. Iyi modoka rero mu bwoko bw'idayihatsu ituruka hariya haruguru yirukanka irangije ikubita uno mumotari. Uyu mumama nk'uko muyibona yapfuye, ariko umumotari we ntacyo yabaye, ari hariya hepfo. N'iyi modoka yabikoze nayo iparitse hariya hepfo. Ubwo rero ni uko nguko byagenze, ni uko nguko nabibonye, ariko abantu twese twari turi hano byabaye tubireba. Gusa iyi modoka niyo yari iri mu makosa pe, ariko bivuga ko uno mumama yari ajyanye ibiryo kwa muganga, ni mu gihe yari afite umurwayi. Ageze hano muri zebura, dore n'ibiryo yari abifite hariya byamenetse, ngira ngo namwe nimba muri hariya muri kubyirebera, ibiryo byamenetse. Rero uno mumama byarangiye rwose apfuye pe. Ntiyanasambye ko twabirebaga. Uyu mumama ya mana, abantu bari bari hano bagize ubwoba, batitiye, natwe twatitiye, ariko ni ukuri kw'Imana rwose ibi bintu ntabwo bikwiye. Noneho n'umushoferi nawe arangije ahita yirukanka. Rero ni uko nguko byagenze, muri kubibona namwe nk'uko muri hano nk'abanyamakuru, muri kubona ko umurambo namwe muri kubona ko ugaramye mu muhanda, byateje ikibazo hano rwose. Gusa abaganga bahise bahaza byihuse. Impanuka ibereye mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro, ubwo umumotari yarahagaze muri zebura korosingi, imodoka yaje iramugonga, umugenzi yarahetse ahita apfa. Gusa umumotari ntago yahasize ubuzima, umushoferi wari utwaye iyi modoka yahise acika, yaburiwe irengero. Ambulance yaje yirukanka kugira ngo uyu mugore motari yari atwaye ataza kuhasiga ubuzima. Gusa ambulance yaje isanga uyu mugore yarangije kwitaba Imana. Ni mu gihe yahise ihamagaza abashinzwe gutwara imirambo. Murabizi ko ambulance itajya itwara imirambo. Iyi ni incamake y'amakuru ngiye kubagezaho, amakuru twurinzwe n'Imana Emmanuel. Abanza ku mazina ya Kidasamura, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Reka rero turambure amakuru mu buryo burambuye. Uyu munsi turi tariki 24 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Aha turi mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga, aho imodoka imaze gukorera impanuka, umuntu umwe agapfa, undi agakomereka. Ni mu gihe imodoka yagonze motari yari iri mu bwoko bwa dayihatsu. Ni mu gihe yagonze motari iramukurubana, imukura nko muri metero 5 imugeza muri metero 10 ikimukururana. Umugenzi yarahetse yahise yitaba Imana. Ni mu gihe ambulance yaje yirukanka, bibi by'ubusa basanga umuntu yapfuye. Ibi byabaye mu masaha ashyira saa 10 za nimugoroba. Ni mu gihe no mpanuka yabereye mu murenge wa Gahanga, mw'uno muhanda uhuza Gahanga na Nyamata. Ni mu gihe ni hano neza ku kiraro cya Nyabarongo niho iyi mpanuka yabereye neza. Hano hagabanya Nyabarongo, murabona yuko hano mu Bugesera iyo umaze kwambuka Nyabarongo uhita ugana mu Bugesera uvuye Kicukiro. Ukuvuga ngo nuno muhanda uhuza Bugesera na Kicukiro, uyu muhanda ugenderwamo mu byerekezo byombi kari bibiri. Akambasobanuriye kugira ngo mubashe kumenya. Ni mu gihe muri kubona ndi kubereka umurambo wa nyakwigendera, ni mu gihe none ndi kubereka ambulance, nkabereka n'abaganga, nkabereka n'umumotari wari waguye cyangwa nawe wagize ikibazo ariko yakomeretse, ariko we nta kibazo cya danger yagize. Ni mu gihe rero ambulance yahageraga ikahita itangira ubuvuzi bwombi. Ubu ambulance ubwo yahageraga isi hamagara imodoka ishinzwe gutwara umurambo. Rero uno mubyeyi yaragemuriye umwana wewe afite mu bitaro, no kuvuga ngo apfuye atagejejeyo ibiryo ngo abishyire umurwayi. Ni mu gihe apfuye mbere y'umurwayi. Uyu muntu yapfuye urupfu rubi cyane. Ni mu gihe yapfuye, ni mu gihe bamugonze ntiyava amaraso, ahubwo aviramo imbere umubiri wiwe uhinduka urwirungu. Ni mu gihe abaturage bari bari aho ngaho bababaye, bagira agahinda, birabababaza cyane. Gusa nanjye nababaye. Ni mu gihe umuturage utuye mu karere ka Bugesera hazwi nka Kariyeri yari amaze kumamagara ngo amaze iminsi 3 asohowe mu nzu, ninze mushakire ubutabera. Nibwo nari ndimo nerekera mu Bugesera mbonye iyi mpanuka, nahise mpura nayo, ndavuga ati reka nyikorere cyangwa nkore amakuru nayo muze kumenya yuko hano habereye impanuka. Ni mu gihe bitahise biba ngombwa yuko mpita nkomeza Bugesera, nahise nguma aho ngaho
nkatangira gukusanya amakuru, ese iyi modoka ni iki cyayiteye kugonga, ese byari byagenze bite. Gusa amakuru twahawe, iyi modoka yabuze feri birangira igonze uyu mumotari, ariko natwe impamvu twabyemeye ko yabuze feri ni ukuvuga ngo abari bahari batubwiye yuko yavuye nko muri metero 10 agera muri metero 15 agikurubana abantu munsi y'imodoka, ni mu gihe imoto yetse yinjira munsi y'imodoka. Ni ukuvuga ngo rero kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko mwibuke yuko ibi bintu tuba twakoze ntabwo tuba twabikoze kugira ngo bibahamure, tuba twabikoze kugira ngo bibakomeze cyangwa mumenye amakuru cyangwa mugire uburyo ki mwakwirinda, mwirinde nk'impanuka cyangwa mukumire icyaha kitaraba. Rero ntago ino nkuru nayikoze kugira ngo ibahamure, ahubwo nayikoze kugira ngo muyigireho byinshi. Ni mu gihe muzajya muba muri mu muhanda muzajye muba focus, amaso ajye ahanga imbere n'inyuma. Mu gihe ugiye kwambuka muri zebra crossing urebe nimba nta gihutazwa cyangwa nta gitsitaza kirimo ubone kwambuka. Rero nicyo kintu nongeye kubasobanurira. Izi video dukora mujye mukuramo byinshi, zijye zigira ikintu zibahinduraho. Kandi numva wakunze iyi video ndakubwiye ngo uyisharinge ku bantu bagera mu 10 babashe kuyireba. Ariko munyarwanda munyarwandakazi, wowe waduhaye subscribe uruwa gaciro.